Reka tubifurize ibihe byiza bakunzi babiza TV Rwanda, reka twongeye kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Amakuru tuba tubagezaho aba agezweho ndetse n'aba acaracara mu bitangazamakuru bitandukanye. Ni kenshi wagiye wumva leta y'u Rwanda igaragaza uburyo ki ikintu bita umushoferi gutwara yasinze, cyangwa se igihe yumva ko yananiwe, cyangwa se igihe ari gutwara hari imvura nyinshi, cyangwa se igihe ubona ko utameze neza nta mpamvu yo kuba wajya mu binyabiziga ngo utware. N'aka kanya rero mu ntara y'Amajyepfo murabizi harimo uturere dutandukanye tugera kuri 7, ariko ndibanda mu karere ka Kamonyi aho habereye impanuka ikomeye cyane y'imodoka. Ese byagenze gute? Nitwa Eric Nshimiyimana, naho iyi ni Biza TV Rwanda muri kumwe. Buvumbuzi siyansi, ubushakashatsi bucukumbuye, imikino n'imyidagaduro, byose n'ahandi wabisanga atari ku Biza TV Rwanda. Amakuru agezweho, ubukungu bw'isi ndetse n'umutekano, byose bijyanye na tekinoloji tuzabigwaha. Ibyamamare muri politike ndetse n'ubuzima muri rusange, imikino n'imyidagaduro, byose tuzabikubwira kandi ubimenye. Wowe icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora share, maze ibiganiro byacu na documentary zacu bikakugeraho umunsi ku munsi. Nibikunda ujye wabitekerezo uko na subscribe, kandi igihe ubonye hari igitekerezo waduha watubwira, cyangwa se igihe ubona ko hari inkuru wadusangiza wayitubwira. Nibikunda kandi uri mu ntara zitandukanye zigize u Rwanda, uri kandi mu gihugu cya Burundi, Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na muri Sudani, bifurije ikaze n'ibihe byiza. Mu karere Kamonyi urenze ku cyapa imodoka zihagararaho cya Musambira ahitwa Karengera mu murenge habereye impanuka ikomeye cyane y'imodoka itwara abagenzi ya RFTC yavaga mu mujyi wa Kigali, ndetse n'imodoka ya Toyota Hilux Vigo yavaga mu karere ka Muhanga. Hakaba kandi hakomeretse bikomeye abantu bagera kuri 3, abandi bagera ku 8 bakomereka byoroheje. Niba uri kureba kuri iyo foto, uri kureba urereba ukuntu rwose imodoka yashwanyaguritse, ahubwo kuba nawa ahahitiye cyangwa se ngatakariza ubuzima n'Imana. Umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda yavuze ko umushoferi wari utwaye imodoka ya Toyota Hilux Vigo irimo abantu bagera kuri 4 yataye umukono we yagombye kugenderamo agonga iyo modoka ya Toyota Coaster abisikanaga irimo abantu bagera kuri 28, ayisanze mu mukono wayo, aribyo byateye iyo manuka muri rusange yakomerekeyemo abantu batandukanye. Yunzemo kandi ko iyo manuka yatewe n'inyuranaho ryakozwe nabi, ndetse no kutunganiriza umuvuduko wagenwe, cyangwa se byakozwe na shoferi warutwaye Toyota Vigo wataye umukono. Ni kenshi polisi y'u Rwanda cyane cyane ishami rishinzwe umutekano mu muhanda rivuga cyangwa se rigatanga inama ku batwara abagenzi ndetse n'abashoferi muri rusange kumenya umuvuduko w'imodoka wagenwe ugomba kugenderaho, cyangwa se ukamenya igihe ugiye kwambukirana umuhanda, ukamenya uko ugomba kwambuka. Ni kenshi kandi mu mategeko n'amabwiriza agenga ibinyabiziga igiye kwambukiranya umuhanda ugomba kumenya iburyo cyangwa se ibumoso, ese nta kindi kinyabiziga kiri kwambukayo, cyangwa se nta muturage cyangwa se umugenzi urimo kwambuka umuhanda nawe, kugira ngo tutahuzwa ugasanga dukoze impanuka. Nibyo rero uyu muvugizi wa polisi mu ishami rishinzwe umutekano mu muhanda wavuze uburyo ki ati impanuka yatewe n'inyuranaho ryakozwe nabi cyane, ndetse no kutaringaniza umuvuduko byakozwe na shoferi utwaye Toyota Vigo wataye umukono. Umwe kandi mu babonye iyo manuka iba yabwiye itangazamakuru rikora kandi rivuga rya Kigali Today ko iyo Vigo yihutaga cyane, ari nabyo bishobora kuba byatumye igonga imodoka ya RFTC mu gushaka kandi kubisikana n'izindi modoka kugira ngo ikore dépense cyangwa se déplacement yambuke ihite igiye imbere yazo. Akenshi kandi izi modoka
rimwe na rimwe ukunda kubibona iyo nk'umushoferi akoze deplacement cyangwa se déplacement, ugasanga ashatse kugendera ku muvuduko maze atambuke kuri wa mushoferi w'imbere, ugasanga na shoferi w'imbere rero akenshi ntashaka kugira ngo nawe ajye inyuma akamwima inzira. Bityo ayo makosa akorwa n'abashoferi rimwe na rimwe ashobora gutuma habaho impanuka zitandukanye zatwara n'ubuzima bw'abantu. Kandi nkubwira ngo ubuzima n'ubuzima, kandi n'ubuzima butazima, n'ubuzima bufite ubuzima butazima. Iyo rero ubwo buzima butakaje burya ngo amagara arasisika ariko ntayorwe. CP rero Kayigi yibukije abatwara ibinyabiziga bitandukanye kwitwararika birinda umuvuduko ukabije bakagera ku muvuduko wagenwe, ndetse no kunyuranaho nabi mu gihe batwaye kugira ngo birinde impanuka kandi barinde n'abandi basangiye gukoresha umuhanda muri rusange. Yasabye kandi kwirinda urangare ndetse no kwirara bigaragara kuri bamwe mu bakoresha umuhanda muri rusange. Nureba aya mafoto urareba ko imodoka rwose ya Vigo yashwanyaguritse igice cy'imbere kwa shoferi, ndetse kandi urareba neza ko n'amafoto agaragaza iriya modoka ya RFTC nayo igice cy'imbere kwa shoferi nacyo cyashwanyaguritse. Mu by'ukuri niba ntawapfuyemo n'imbaraga z'Uwiteka zakoze, naho ubundi kubw'abantu ho nta kintu cyari burokoke. Kandi iyi Toyota yarimo abantu bajya kuri 4, naho iyi bisi cyangwa se iyi RFTC yarimo abantu bagera kuri 28. Urumva ni abantu bagera kuri 32 bose bahungabanye, bagize umutima uri hejuru, bagize excitement kubera iyi impanuka. Nawe ubwawe ibaze abantu bagera kuri 32 bose bagize gutya bakitaba Imana bakavamo umwuka w'abazima, igihugu cyaba gihombye, umuryango wabo uhombye, kandi akenshi bafitemo abana ndetse n'imiryango, abana bakaba imfubyi ndetse n'abandi bakaba abapfakazi n'imfakare muri rusange. Urumva rero niyo mpamvu leta y'u Rwanda, leta ikunda abanyarwanda, ihora itanga impamvu ndetse n'uburyo ki abagenzi bagomba kwambukiranya umuhanda ndetse n'abakoresha umuhanda bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo byibura umuhanda ugendwe ariko harimo umutekano. Nitwa Eric Nshimiyimana, ubuvumbuzi siyansi, ubushakashatsi ndetse n'ibigezweho muri politike n'ubuzima bwa siyansi. Tuzabigwa kandi tukugezeho ibyagezweho n'ibyaranze isi mu mateka, ibiri gucacira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru tuzabigwa. Nayindi neguza naho utaha.